ubu rero igice cya kabiri tugezemo nicyo gikomeye mu mbabarire umwana mwaka bwa ati fata umwana wawe ndo fata umwana wawe ikintu ntamuhaye ndamuyoboza telekomande aruwazaga akambwira ati mere narabazwa mfite umunaniro w'icyumweru cyose ndikunda dukuyeho n'umunaniro w'amezi 9 yose nari mfite umunaniro pe numvaga ndi umuntu ugiye kuryama nkiyegeranya nkaruhuka nanjye ngafata ibihembo nk'abandi babyeyi babyaye ariko suko byagenze kubw'imbaraga turwana nazo rero ibintu nahuye nabyo ushobora kuba urimo guhura nabyo muri no minsi ndakubwiye ngo komera tabaza Imana mu ijuru hari Imana itabara nawe barangije abaturanyi batangira kutubwira ati rero tatunaniwe tuvuye mu kazi murabizi inzu z'i Kigali ababi Kigali barabizi ubutuye hagati y'imiryango hacamo igikuta mukagabana ibyumba abo twaturanye barabizi mana we nkura n'ibigeragezo numva kugira ngo tutanamukoma kwiyeganyeza kongera twagera saa 9 za mu gitondo cyangwa saa 10 bigeze aho nikoresha inama nge n'umutima ubwo iyo umugabo agendaga ku kazi nanjye nasigaraga vuga nti rero ibi si ibintu bisanzwe nkwiye gusenga nge n'umugabo wanjye turashwana kandi sinshaka amakimbirane hagati yanjye none urimo kugira ubuzima noneho bwo bacu enjoyinga ko noneho twashakanye ubundi twari tuzi ibyo turimo sasa rero hatangira igice cya gatatu cy'urugamba mana we mbega hatangira igice cya gatatu cy'urugamba yitwa ikima nabo bayemo imyaka 6 abo twaririmbanaga barabizi abo twasenganaga barabizi abo nakoranaga nabo nabahamye bo kuvuga ibyo bintu narivuje ndaruha yandi bakubwira ngo kwivuza ukabira bigeze igihe abaganga baravuga ati se izi infection zidashira ubundi uri kuziterwa n'iki bashaka noneho bakajya bakiramo ka kantu bacishamo urushinge bakita giti sinibuka ukuntu nkajya nkagendana nkakazirikaho bandana nkakagendana kuko nabaga niteguye kwisaha n'isanjya guterwa iki abantu twagendanye abantu twabanye ibintu umva ndarwara hagati aho hatangiye kutumvikana umugabo atangiye kungata ariko nkawe none ikibazo nararwaraga sinanuke kwa kundi umuntu arwara ngo ngendana n'ukazongwe ube wahura nawe umugirire mureka nabaga ndi ikidoma abantu b'iminsi ne basigaye bakoresha terime nabaga ndi ikidomanje yego sinari mbyibushye nk'ubu mbyibushye ariko nta nubwo nari nanutse uburyo umuntu wese atsomaho ubwo burwayi mubwire narashatse ngira ngo narashatse uburwayi subuka banasha ngeze igihe bampa transfer ijya CHK bankorera ibizabe bankorera nk'ibizami 6 nabo barambwira uti rero wabipanze uti mu rugo kubera guhora nivuza hari harabaye nka stock ya pharmacy pana pharmacy stock yayo hari imiti y'amoko yose yo nanywa gikananira nasubiraga bakampindura ibindi yose nkaza nkabika umutima satani yarambwiye ati we ntiri gugura ikinini cy'imbeba ni wimanike mu mugozi ntujye no muri kaburimbo yewe ntujye no muri Nyabarongo ibi binini bwabyo byakwica ndapanga umugabo ajya ku kazi nk'ibisanzwe ndabyuka ndiyandayanda mu ntege nke mfite nkora isuku ndakoropa ndakubura ndategura ndasasa ndangije nambara imyenda nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze kuri Sinewacu TV ndacyabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva ku Mana kuko nta kibisimbura ayo mahoro n'imigisha bituruka ku Mana nta wundi muntu wabiguha niyo mpamvu iyo mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha ntimukabitesha agaciro mujye muvuga ngo amen kuko amahoro Imana itanga atandukanye n'ay'abantu bagira gute baguha n'imigisha y'Imana yaguha atandukanye n'iy'abantu baguha kuko iy'abantu icyura igihe ariko Imana nta gihe icyura rero ushize duherukana mbabwira yuko nzabaho igice cya kabiri cy'ubuhamya ubu rero igice cya kabiri tugezemo nicyo gikomeye mu mbabarire mumbe hafi mu ntiza amatwi mu ntiza amaso mbabwire noneho part 2
twasoreje aho nari maze kubyara ndi gushima Imana nagize umwana muzima nanjye ndi muzima turi amahoro. Ubwo rero baradusezereye turataha tugera mu rugo turakirwa nk'umubyeyi uri kubyumva namwe, ariko noneho hatangira ikigeragezo cya kabiri gitangirira ku kirere. Umwana avutse ari muzima, umwana avutse atananiwe, umwana avutse adafite ikibazo namba, yagize ikibazo cyitwa amarira. Mbabwize ukuri inshuti yanjye, umwana yararize bimwe bidasanzwe hahandi abaturanyi bashaka ko twimuka tukababa iruhande. Umwana yarariraga nkamuhibera akarira, nkamuterura akarira, nkamuheka akarira, Isa akamushyira ku nda akarira, akamushyira ku rutugu akarira, byagera aho ngaho twese tukarebana, umwe akajya bwita tukitana ba mwana, umwe akavuga ati fata umwana wawe, undi ati fata umwana wawe. Turacanganyukirwa. Ndibuka mama atari yataha ko baradusezeye kwa muganga, biba ngombwa ko ngeza mu rugo arara. Iryo joro yaraye ahetse umwana, ubwo se nuko umuheka yari ataragira agakondo, yaraye amuteruye. Arambwira ati mu gitondo, arambwira ati mwana we nababyaye muri abana 5 ariko nta mwana wigeze urira kuba mwana. Ati we amarira yashobora n'ibyo bikomere, ariko twari tutari twasobanukirwa yuko ari Satani wongeye kudutega ikindi gihe. Ndakubwira ngo intambara turimo y'ubuzima ntago ari intambara yoroshye, kandi intambara turimo ni umubiri kandi ni y'umwuka. Dufite imbaraga za Satani dukirana nazo, na Bibiliya yaravuze ngo mukirana n'imyuka mibi yaturutse ahantu mu ijuru, kandi ntidufite imbaraga zo kuyitsinda usibye Imana yonyine iyidutsindira. Ubwo rero natangiye urugamba rwa kabiri umwana. Bamwe bakajya bavuga ngo ni cyo mu nda, tishaka iki, abandi tishaka iki. Umva ibintu nta kintu ntamuhaje. Murabizi umuntu ubyaye bwa mbere we aba ameze nk'inka, buri muntu wese amuyoboza telekomande. Aruwazaga akambwira ati amazi y'inyama abize bwa mbere, nkaba ndamukwise kuko nari nibabariye bari bavuga ngo uvuga batari yabona nshuti yanjye. Nari mfite ibikomere, narabazwe, mfite umunaniro w'icyumweru cyose ndikunda, dukuyeho n'umunaniro w'amezi 9 yose. Nari mfite umunaniro pe, numvaga ndi umuntu ugiye kuryama nkiyegeranya nkaruhuka, nanjye ngafata ibihembo nk'abandi babyeyi babyaye, ariko suko byagenze kubw'imbaraga turwana nazo. Buse nababwira ngo nagize umunezero wo mu rugo ntawo pe, kuko urumva nabaye ngira mu rugo ndasama nitwita, ntangira na rwa rugamba n'ibindi byinshi ntagiye mvugamo bitari ngombwa. Icyo nashatse kuvuga kuri uyu munsi ni imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo mu bibazo dufite mu miryango yacu. Murabizi ko papa si yacu ari ukuvuga ku miryango. Rero ibintu nahuye nabyo ushobora kuba urimo guhura nabyo muri no minsi. Ndakubwiye ngo komera, tabaza Imana, mu ijuru hari Imana itabara. Nawe utari guhura nabyo ushobora kuba warahuye nabyo nkanjye, cyangwa se uzanahura nabyo, uzamenya uko byitwaramo, kuko ibyo ni ubuzima bubaho. Nuko umwana ararira, amazi y'inyama ndamuha, ibishyimbo byabize bwa mbere ndamuha, ibyitwa ibiki ndamuha, ibyatsi ntarenzi ndamuha. Bigeze aho biraturenga tujya kwa muganga, bamuha amasiro biranga. Barangije abaturanyi batangira kutubwira bati rero tatunaniwe tuvuye mu kazi. Murabizi inzu z'i Kigali, ababi Kigali barabizi, ubutuye hagati y'imiryango hacamo igikuta mukagabana ibyumba. None ibibazo uvuye ku kazi, umwana utabyari kukuriraho. Yararize kugeza igihe abaturanyi bavuga ati rero nutimuka twe tuzakwimuka. Ariko si tukamenye ikirimo kiratera birakumwa. Bamwe bakavuga ati hari umwana uvuka amezi atyo ufite amarira menshi, abandi bakambwira ati ni amezi 3 y'icyo mu nda bizashira. Nshuti zanjye nabamenyesha ko amezi 3 yashize umwana agakomeza akarira, kugeza igihe se yagiye amaso arahisha aba umutuku kubera kutaryama. Kuko urumva narateruraga mfite ibikomere bikananira, naheka bikanga, nashyira kwibere bikanga, ise yaterura bikanga. Tukagera igihe tugasohoka hanze tukarara tugenda bakadukeraho. Abo twaturanye barabizi.
Mana we mpura n'ibigeragezo numva bakunda abandi babona umwana bakishima bagaserebura bagakoresha iminsi mikuru bakumva banezerewe twebwe kumvisha ari ikintu gikomeye umva amezi turangije twigira inama tuti rero ibintu bibaye nabi buriya y'abantu bagihuza Uwiteka babamo kandi nibyo bagiyemo barabishobora umugabo arambwira ati rero ntabwo tumushyire ku buriri dutore igitabo cy'indirimbo narira turirimbe ako kantu turakavumbuye dutore igitabo cy'indirimbo turaririmba tukajya turusha umwana amajwi bigeze aho umwana agasinzira ntitumenye uko yasinziriye mbaza ngo asinziriye byagendaga gute kubera ubumubabaro n'umuhoto no kuba amarira ye yaratubayemo Yesu we yaratubayemo ubwo ntabwo wavugaga ngo urakuramo imyenda ngo cyangwa urajya gukaraba uko bagumeze kose pozisiyo waga wicayemo wahitaga uryama utyo kugira ngo tutanamukoma akinyeganyeza kongera agakanguka akagira gute akarira ubwo niba ari mu murambizo ugahita witambika ukaryama nta kwiyorosa ibitotsi byabaga bijojoba ku buryo uvuga uti cyampa agasinzira gusa tugasinzira twageza saa 9 za mu gitondo cyangwa saa 10 tugaya kumva umwana ashigukiye hejuru ngo bateye icyuma cyangwa ngo bagize bakoreye ikintu umwana agatangira akarira tukongera tugatora igitabo cy'indirimbo tukarira tubana n'icyo kigeragezo niko ibikomere bitari byakira niko ubuzima butameze neza umva Mana we mpura n'ikigeragezo bigeze aho nikoresha inama nge n'umutima ubwo iyo umugabo agendaga ku kazi nanjye nasigaraga mu masengesho ndi gusengera umwana wanjye kuko nabonaga natwageze aho tubona ni ibintu bidasanzwe niba amezi 3 y'icyo mu nda yarashize kandi ntacyo tutakoze kandi umwana arira ntananuke ibaze ko umwana yariraga agapima ibiro 10 ahubwo ngewe nyina narananutse no kumuheka ntari umushobore naramuhekaga ngashyiraho amaboko abakecuru bakankubita ati nta muntu ukeka umwana ngashyiraho amaboko akose yafataga nta mwanya wo kurya iyo byagezaga amasaha yo kurya ise yaramufataga akajya kuzembagiza hanze nkajya ku meza nkarya ubwo nanjye kurya umwana ari mu matwi ari kurira uri kubyumva mubyeyi ntabwo naryaga ubwo nanjye nasoza kwitwa ngo ndariye nkahita nsohoka hanze nkajya kuzembagiza umwana papa wakabona kurya umva biradukomerera ndangije ndavuga nti rero ibi si ibintu bisanzwe nkwiye gusenga ndasenga ubwo nari ntangiye no kumva nyine imiti itangiye kunshiramo n'umunaniro utangiye gusa nkaho nshizemo gakeya ntangiye gusenga umutima uranganiriza urambwira ati ariko uzi ko ino nzu nimutayimukamo uyu mwana atazakira ntangira urugamba rwo kubwira umugabo nti rero twimuke muri ino nzu nabwira umugabo ngo twimuke muri ino nzu kuri umugabo wanjye yari umunyamahoro nta mahane agira abamuzi nta mahane agira ariko umunsi navugaga ngo wambabarira sheri wanjye tukimuka muri ino nzu kuko nayo ishobora kuba irimo kukongerera ibibazo bikaba birimo kuduteza ibi bintu n'utwite byagendaga gutya ntangira kumwibutsa detaye iyo nabimubwiraga twagiranaga amakimbirane amwe adashoboka ukabona afite umujinya hafi kunkubita nangiza nabireba nkahita mbona siwe nkahita ngabanya amagambo atuze noneho niga gusenga kwiyiriza ubusa muntu utasenga ngo yiyirize ubusa simbizi kwiyiriza ubusa nibyo byamfashije kwimuka aho hantu mu buryo bw'igitangaza reka nze mbagerere uburyo twahindutse natangiye kujya mpeka umwana wanjye nkajya ku rusengero afata umunsi umwe ndabanga uyu munsi no kwiyiriza ubusa nkasengera urugo rwanjye nkasengera ibibazo mfite ko nabonaga biri grave nta mwanya wo guruhuka nta mwanya wo gutekereza nta mwanya baba we ntangira gusenga ntangira isengesho rivuga ngo Mana ndashaka kwimuka muri iriya nzu kandi iyo mvuze ngo tuyimukemo njye n'umugabo wanjye turashwana kandi sinshaka amakimbirane hagati yanjye nawe none uri Imana ishobora byose ndashaka kuzanyimura muri iriya nzu kandi ikindi ukazampa ikimenyetso giteye gitya tuzimuka uwo munsi tutabipanze tutabiganiriyeho azampamagare ubwe ambwira ati turi munsi
ni ukuri ibyo mbabwira si igipindi, ntago nje kubabeshya. Uko nabisabye Imana niko yabimpaye. Mwibuke ko na Hana yarasenze abwira Imana ati Imana uzampa umwana, kandi umwana w'iki? W'umuhungu. Iyo dusabye Imana ibyo dusabye irabiduha. Niyo mpamvu tudakwiye gusenga nabi. Narasenze umunsi umwe ajya ku kazi nk'ibisanzwe, umugabo wanjye aragenda ngahura n'umuntu aramubwira ati se bite harya ni byiza se mubahe na madame? Ati tubaha naha. Atari ko hano haruguru hari inzu kandi nini, ibyumba 3 na saro, iri mu gipangu cya yonyine, kandi kabirimo kuriho amafaranga makeya, na nyirayo akaba atakunda atabinahangaha, ari umuntu w'umukecuru wagenda kwiberamo, kwibera amahoro, wagiye wiranze ukayifata ntigucike. Umugabo abyumvise yahise ajya kuyireba, akiyireba arayishima, akiyishima arayishyura. Akimara kuyishyura ahita apanga kwimuka, arampamagara kuri telefone ati sheri wanjye Mukaramega, ati mwambabarira wowe n'uwo mukobwa, nari mfite umukozi w'umukobwa, mukazinga ibintu ongeye kohereza abantu bakaza kubitwara tukimuka. Nuko Imana yanyimuye mu buryo bw'igitangaza. Imana ibiranyimuye, mbabwiza ukuri, twaragiye kurera n'umunaniro n'iki, twaragiye turambura amamatera byandi byo kujya guprotokora ngo biki n'ibiki, twari twinaniriwe, twarambuye amamatera turiryamira. Mubwiza ukuri ko iryo joro twaryamye aho bwarenze bucya buratandukana, umwana atarize. Twararyamye tugeza saa 4 za mu gitondo kuko wadukanguraga yari yasinze. Guhera uwo munsi amarira y'umwana wanjye nibwo yahagaze, ndasinzira ntangira kuryoherwa n'umwana. Umwana yari agize amezi 9, niho twaryamye turasinzira, dutangira kwenjoyinga umwana, dutangira kumva ko none twabyaye, ariko tugira igikomere cy'uko twabyaye umwana kare, ku buryo umugabo yavugaga ngo kubyara yahitaga ahahamuka, yarahahamukaga kumva ni ibintu bitabaho. Urumva icyo gika kiba kivuye aho. Imana ibirantabaye. Satani umwanzi w'ibyiza, umwanzi w'Imana n'abantu, udakunda imiryango. Niyo mpamvu nshuti zanjye muri uyu mwanya abantu munteze amatwi, abantu munkurikiye, nubona ibintu bidasanzwe mu rugo rwawe, haguruka n'umutware wawe musenge, kuko iyo usenga wenyine hari igihe ucika intege. Bibiliya impamvu yavuze ngo ababiri barutumwe, kuko iyo mwaguye undi aramubyutsa. Ni hahandi yavuga ngo igihe umwe yacitse intege undi aba asigaye ku izamu. Ariko iyo uri ku izamu wenyine hari igihe ucika intege, ugasanga Satani arabinjiriye, abakubise hasi, abateye gutandukana, mugatandukana burundu. Ibyo nibyo byatubayeho, ariko ni inkuru ndende, sinzi ko nayibara mu masaha make. Ariko umwana amaze guceceka, tagira ubuzima noneho bwo bacu kwenjoyinga, ko noneho twashakanye, ubundi twari tuzi ibyo turimo. Sasa rero hatangira igice cya 3 cy'urugamba. Mana we mbega, hatangira igice cya 3 cy'urugamba yitwa iki? Uburwayi. Mw'abantu njyewe mureba nararwaye, ndwara imyaka 6, kandi ndwara njya kwa muganga bakabura uburwayi, kandi nkaribwa bikabije, bakantera inshinge zingabanyiriza uburibwe, bafata ibipimo byose bakabura uburwayi. Ubwo buzima nabubayemo imyaka 6. Abo twaririmbanaga barabizi, abo twasenganaga barabizi, abo nakoranaga nabo nabahamye bo kuvuga ibyo bintu. Narivuje ndaruha, kandi bakubwira ngo kwivuza ukaba uti rero wafashwe n'uburwayi buteye butyo. Nafashwe n'uburwayi budasanzwe, ntangira kujya numva ndi kuribwa mu nda, haribwa mu nda kuko ukundi bise byatangiye, kundi wumva imigendo y'inda tangira iza nk'utuyoka, bigenda byiyongera nkageza kuri etape y'uko mbura reaction, nkava ku buriri nkikurunga hasi, bakantwara mu maboko ndi kubanga bahwi kagishoboye gutaka. Nagera kwa muganga, yenda ntago ni nijoro bimfashe, cyangwa yakunda kumfasha ku mugoroba.
ntabwo turi bujye kuri centre de santé, turimo turavuga ati yenda bakinze, twataga twihina hafi aho ku ka dispensaire, bagahita bantera urushinge rungabanya izuba, bakampa igitanda nkaryama nkaruhuka. Rwa rushinge rwashiraga na bya bintu bishize, bagahita batangira gucekinga indwara ndwara. Rimwe bagatangira ngo na ama infection, niba ari ama prive, ibigo by'amavuriro ari prive, bakunda kubirega yuko batajya babura indwara. Kugira ngo ujye kwa muganga muri prive bakubwire ngo nta ndwara urwaye, ubundi ntibikunze kuba, barayishaka pe, barayishaka. Rero icyo gihe bamfataga inkari bagatambira ngo na ama infection, ubwo nkaba ntangiye inshinge z'ibyitwa infection. Mwabantu, ziriya nshinge zirababaza, ye baba mbega umubabaro nahuye nawo mu buzima. Banteye inshinge mu cyumweru kimwe, nkafatwa n'ubwo burwayi nk'inshuro ebyiri. Mu cyumweru nkaba narwaramo kabiri, cyangwa se mu kwezi, reka no kugira too much, mu kwezi nkaba narwaramo kabiri. Mu kwezi nkaterwa izo nshinge ubwo zabaga ari 12, esheshatu. Umva, nkagira ububabare bwo kurwara ubwo burwayi, nkagira ububabare bwo guterwa izo nshinge kandi bikongera. Bigeze igihe abaganga baravuga ati se izi infection zidashira, ubundi uri kuziterwa n'iki? Bashakishiriza hose, babura ikintu kimwe cyatera infection. Inguni zose zishoboka bashobora kubwira umugore ngo yirinde infection, zose barazikoze. Kandi koko kuko nari mbabaye urabyubahiriza, ariko uburwayi bwagusha. Umuganga umwe arambwira ati mva naki yanjye, amafaranga yendaga kuzadushira. Iyo twabonaga amafaranga nahitaga rwara, twabona amafaranga. Umuganga arambwira ati rero ntabwo wazivuza prive, ibintu uzabishobora, genda ujye muri leta waka transfer, bazajya kukurebera ikibazo ufite mu bagucishe no muri ecography. Naragiye naka transfer, barabanje nabo baramvura, baravuga ati ntabwo tuvura transfer, tuvura indwara. Nabo centre de santé baragerageza biranga, n'ubundi bikarangira niriwe kuri centre de santé, imiti bampaye sigira ikimarira nkarara n'ubundi hahandi muri bya bitaro, bakanera inshinge zingabanyiriza ububabare. Banteye inshinge ku buryo bageze aho ubwabo bangirira impu, baravuga ati izi nshinge zishobora kuzakumugaza. Noneho bakajya bakiramo ka kantu bacishamo urushinge bakita iki, sinibuka ukuntu bagakita. Nkajya nkagendana nkakazirikaho bandana nkakagendana, kuko nabaga niteguye ku isaha n'isanjya guterwa iki inshinge. Abantu twagendanye, abantu twabanye ibyo bintu. Umva, ndarwara, bigeze aho bampa transfer njya kuri hôpital. Ngeze kuri hôpital baracekinga basanga nta ndwara mfite, izari negative. Mva ku bitaro bimwe bamjyana ku bindi, njya i Kanombe barasuzuma, barambwira ati niwe muntu wa mbere tubonye ku isi tudasanganye n'igicurane. Nishyuye igiceri cya senka kuri mituweli, ndataha mfite umubabaro. Buriya iyo urwaye bakaba bakubwiye ngo ufite uburwayi ubu n'ubu, niyo bakubwiye ko budakira, hari ukuntu wiyakira ukavuga ati nyine nta kundi ntegereje gupfa. Ariko igihe urwaye batari bakubwira uburwayi kandi ubabaye, aho ugiye hose bakubwira ngo nta ndwara urwaye, inshuti yanjye birababaza ku kigero utabyumva. Narababaye, ndavuga nti koko amajoro naraye nza kwivuza, ukuntu mba mbabaye, ukuntu banjyana kwa muganga merewe nabi banjyana mu maboko, ukuntu uburibwe mba mfite buri ku rwego rwo nagiraga nkumva mu nda harimo kwakamo umuriro, nkaba nahungiza, nkumva nahungiza. Yebaba we, ndarwara umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, 2017 yewe ubwanjye nikoresheje inama. Buriya aho nshaka kuvuga ngaruka ku muryango, mugabo cyangwa umugore, niba wagize ingorane mugenzi wawe akagira uburwayi atikururiye, bwaje kuko uburwayi buza ntudateguje, kandi nta muntu wabugiye wagiye inama n'umubiri, mbabarira, wimumenasa, wimubwira amagambo mabi, wimukomeretsa. Aragira ibikomere afite by'umubiri by'uburwayi, agira n'amagambo mabi ko kumubwira. Hagati aho hatangiye kutumvika, umugabo atangiye kungata ariko nkawe. None ikibazo nararwaraga, sinanuke,
sinanuke kwa kundi umuntu arwara ngo ngenda nanuka zongwe ube wahura nawe umugirire impuhwe. Reka nabaga ndi ikidoma abantu b'iminsi nibo basigaye bakoresha iyo terime. Nabaga ndi ikidomanje, yego sinari mbyibushye nk'ubu mbyibushye, ariko nta nubwo nari nanutse ku buryo umuntu wese atsomaho ubwo burwayi. Umuntu akambona akabona ndi muzima, ariko ngiye muri jyewe narashize nkora kwa muganga. Kugeza igihe yageze harambwira ati rero sha nta muntu ukurimo pe, ngaho warwaye bwije, warwaye bwakeye, warwaye. Kandi izo ndwara sinigeze nzigira ndi umukobwa. Ndi umukobwa indwara narwaraga ni ya ndwara mbese ni ukujya mu mihango bisanzwe, niyo ndwara narwaraga, cyangwa ngo iripe ibihe byahindutse. Ariko nkubwire narashatse, ngira ngo narashatse uburwayi subuka banashatse ndarwara. Nshuti yanjye ndarwara ndiheba, hatangiye n'amakimbirane yo kutumvikana, kubona housing nta muntu ukurimo, umva ibibazo. Noneho uburwayi mbufatanya no kutumvikana n'uwo turi kumwe. Kandi buri uburwayi iyo bwaje buzana na byinshi, buzana n'ubukene buraza, kuko ayo twabonaga yose narayifuzaga, ayo nkore yose nkayivuza ati ngiye nageze aho ubundi ngo bikopesha kuri butike, ariko ngiye nageze aho nikopesha kwa muganga. Umuganga wamvuraga arahari na n'ubu, aramutse akurikiye iki kiganiro akajya muri commentaire yabibabwira. Nageze aho ndikopesha mpinduka umwizerwa kwa muganga, kuko bazi ko mpora ndwara, bavuga ati ntahazaducikira amafaranga. Nta maklinike ntagezemo nanifitiye ubushobozi, ayarandenze ari hejuru cyane, twagufite ubushobozi yose nagezemo, ariko nabwo impamvu ntagezemo mu bushobozi buke. Ariko aho umubiri hose wanjyanye mukiye, banshisha muri ecography wapi, ngeze igihe bampa transfer ijya CHK bankorera ibizami, bankorera ibizami bitandatu. Nabo barambwira ati mva kubwire mama nta ndwara nimwe ufite uri muzi. Noneho ndiheba, naratashye ndihebura. Ubwo ubukene bwaraje, singifite ubushobozi bwo kwishyura umukozi ngo nderere umwana, kandi mfite umwana muto uri mu myaka 2 n'igice 3. Umugabo ntituri kumvikana kubera ikibazo cy'uburwayi. Nageze aho umwana wanjye mwohereza mama, fata ingamba zo kumwohereza mama, kuko ntabwo nari nshoboye kumurera, sinari nshoboye kwitaho nanjye nari nk'umunyita. Noneho ako gahinda ko kwivanaho umwana, sigaye mu nzu njyenyine n'umugabo natangiye kuntererana, sigaye ataha ibicuku, yiga imico itari myiza. Ndabona ndwaye, mbabwira abantu mwashaka. Ubundi numvishe umuntu w'umuhanga avuga ngo ikintu uzakorera umugore ntakwibagirwe ni igihe uzabana nawe mu gihe cy'uburwayi, igihe ikintu uzakorera umugabo ntazakwibagirwe ni igihe uzabana nawe mu gihe cy'ubukene, ikintu uzakorera umubyeyi ntazakwibagirwe ni igihe uzamuba hafi mu gihe cy'ubusaza bwe, kuko icyo gihe umuntu aba akeneye undi ku rwego utabyumva. Umugore urwaye uri mu bihe by'uburwayi aba akeneye umugabo, ariko abagabo babasha guhagarara n'umugore, umugabo ubasha guhagarara n'umugore we mu burwayi bwe ni 1%, kandi uwo mugabo ubasha guhagarara muri icyo cyuho akakiziba, akamuba hafi ntamukomeretse, akamufasha. Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi izamuhe n'ubwami bw'Imana, kuko ni umugabo mwiza. Nahuye rero n'ikigeragezo uburwayi, umwana aragiye mu cyaro, sigaranye n'umugabo ntituri kumvikana, ndiheba. Nageze kuri etape yo gupanga kwiyahura. Ubwo igice cya kabiri niho gisoreje ku kwiyahura. Noneho panga uburyo ngiye kwiyahuramo. Ndavuga nti rero Satani aransanga arandondora, arambwira ati mva rero Esther, ntacyo umaze. Nkuko umugabo abikubwira ntacyo umaze, uri housing koko, nuko kureba umuntu akakubona ugenda akagira ngo uri umuntu, ariko nta muntu kuri muhoro urwaye, bwakeye warwaye, bwije warwaye, dore n'umwana wabyaye unaniwe kumurera, dore ubukene bukumereye nabi, n'inzara iri kukwica, dore umugabo nawe yarakwanze, n'umubiri warakwanze, ubwo se usigaje iki kugira ngo upfe? Ndabizi hari abantu bari muri ibyo bihe, ntimwumvire ibyongorero bya Satani, kuko aho wakure kose wagera
Imana iba iri kumwe nawe, ibabarana nawe, kandi iba yiteguye kugutabara. Ndakubwira ngo iyi saha mpagazemo nta burwayi na buke mfite. Ndwara giripe nk'abandi, nkarwara bisanzwe, ariko icyo gihe nararwaye, ndwara umutima, potasiyo, ndwara igifu kigera ku rwego bambuza ibiryo byose, ndwara sigara, sinakubwira ngo iki, sigara ntuzwe n'amazi, ndarwara koko. Ubwo rero icyo gihe Satani amaze kundondora, nanjye ndicara koko nsanga ntacyo maze, ntacyo mariye umugabo, ntacyo mariye umwana nabyaye, nanjye ntacyo nimariye, n'ubuzima ni bubi, akanyereka ko imbere noneho ho bikomeye cyane. Ndavuga nti nta kindi nsigaje, ngomba gupfa. Uti rero wabipanze ute? Mu rugo kubera guhora nivuza, hari harabaye nka stoke ya farumasi, apana farumasi, stoke yayo, hari imiti y'amoko yose, iyo nanywaga ikananira nasubiraga bakampindurira indi yose nkaza nkabika. Umutima Satani yarambwiye ati we nturi gugura ikinini cy'imbeba, niwimanike mu mugozi, ntujye no muri kaburimbo, yewe ntujye no muri Nyabarongo, ibi binini bwabyo byakwica. Ndapanga, umugabo ajya ku kazi nk'ibisanzwe, ndabyuka ndiyandayanda mu ntege nke mfite, nkora isuku, ndakoropa, ndakubura, ndategura, ndasasa, ndangije nambara imyenda ngo ntaza no gusamba ngapfa nabi. Nitegura kunywa ibinini ngo mpfe. Ijwi ry'Imana rirambuza, ngewe niyumva ijwi ry'Imana pani ry'abahanuzi, numva ijwi rirambwiye ngo koko ugiye gupfa nka Yuda, ugiye gupfa wiyahuye uburi si n'ijuru. Mpita nshigukira hejuru, shaka umuntu bimbwiye, ndamubura, ndamushaka ndabura, ntangira etape yo kurira, ndavuga ngo Mana rero sinshaka kwiyahura, ariko noneho nshaka gupfa, noneho nsinzire mbyuke napfuye, nabwo nanga gupfa. Icyo ni igice cya kabiri. Nzababwira ikindi gice cya gatatu, nimbona mwabikunze mwandike muri commentaire, mumbwire ati komeza utubwire. Nimbona mutabyanditse nzahagarikiraho. Ndabakunda, bye, Imana ibarinde.